tubasuhuze inshuti bakundwa mukunda gukurikirana ibiganiro byacu by'ababwirizabutumwa bivugurura n'ubugorozi. Rero ni mu mwanya mwiza tugezemo wo kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Muri wa mwanya w'aya materaniro rero twabateguriye ikiganiro gishingire ku nsanganyamatsiko turi buze kubabwira. Niyo mpamvu dufite abatumirwa muri kubona ibumoso n'iburyo bwanjye. Ndagira ngo rero tubanze tubibwire mbere yo kugira ikintu cyose twakora, tubanze tumenyane namwe. Ngewe uvuga amazina nitwa Shimwarugira Placide, umubwirizabutumwa bwiza. Iburyo bwanjye hari undi musaza nawe yabibwira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Byiza Uwimana, nanje ndi umubwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Dufite na mugenzi wacu ibumoso nawe nabibwire. Nanjye nitwa Ntakirutimana Emmanuel, nanjye dusangiye uru rugendo rujya mu ijuru. Nyuma rero yo kuba tumenyanye, reka dushimire Imana iduhaye uyu mwanya, noneho dusabe mugenzi wacu Emmanuel Ntakirutimana kudusabira umugisha, hanyuma dukomeze gukurikirana ikiganiro. Ni karibu, murakoze. Urakoze muremye wacu, utugiriye neza kuko udutije umwanya ngo twige ijambo ryawe. Turagushimye, habwa icyubahiro. Ubwo rikomeye nkawe utwihishurire, kandi abatwumva Mwuka Wera waryandikishije arishimangire mu mitima yabo. Dushaka kuzakubona, dushaka kuba mu ijuru, dushaka kuba ku isi tutakubangamiye, tugenda mu nzira zawe nk'uko bikwiye. Biduhe nk'impano binyuriye mu ijambo ryawe, dusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turakomeje rero, tubazaniye insanganyamatsiko yacu turi buganireho muri iki kiganiro igira iti gufasha abakene muri Bibiliya. Gufasha abakene muri Bibiliya. Ubwo rero aba batumirwa baje bagize icyo badupfunyikira kuri iyi ngingo. Mbese iyi ngingo muri Bibiliya ifite urufatiro hari. Emmanuel Ntakirutimana. Murakoze. Gufasha abakene, hari aho Pawulo yajyaga avuga ati ese mwebwe kamere yanyu yo ntibibemerera. Usomye muri Matayo 7:12 ahanditse ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo mubagirira namwe. Wakiyumvisha ko gufasha abakene ari byiza, kuko nanjye nsanzwe mbizi. Iyo nakennye, iyo nagize ikibazo hakagira ungwanaho, kamere yanjye iranyugwa, nkumva ndanezerewe. Ubwo rero ibyo byiza njya nkorerwa nkumva biranyuze, nta kabuza, ni itegeko ko nanjye nabikorera abandi. Ariko tugiye mu byanditswe byera, nidusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11, hari amagambo avuga ngo, iki gice cyo turanakigarukaho cyane, ariko ndasoma: nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose ihwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye. Wirinde kwibwira iby'ubugugu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, adatakira Uwiteka akakurega, ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose ukora, umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora, kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu. Nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Nasomye byinshi, kandi iki gice cyo turongera tunakigarukeho, ariko Imana iravuze ngo nicyo gitumye ngutegeka. Ubwo rero gufasha abakene ni itegeko ryatanzwe n'Imana, tubifite mu nshingano. Imana inavuze n'ijambo rikomeye, iravuze ngo nta n'igihe kizabaho ngo abakene babure muri mwe,
ubwo rero urumva hatabayeho umushinga wateguwe neza, wizwe neza, wo kubafasha, bazicwa n'agahinda, maze Imana itorero ryayo bikaba bigayitse, bisebye, nta n'icyo bimaze ku isi. Mbibutse ko mu biraje ishinga Imana yacu, muri Zaburi 145 uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku wa 17, ngo Uwiteka yemesha abahetamye, ngo aramira abagwa bose, amaso y'ibintu byose ngo aramutegereza, upfumbatura igipfunsi ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose, ngo Uwiteka ni umunyarukundo mu nzira ze zose. Iyo miterere y'Uwiteka ituma akorera ibyo yaremye, aribo twebwe, nibyo byatumye mu rwanda rwa Yohana 8 bavuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ariko aho nshaka cyane, uhereye mu bayikoreye mu bihe bya kera, ni itegeko ko uko iyo Mana ikora, uko iyo Mana iteye, natwe abayikorera tuba nkayo. Byanditse mu Bakorinto ba 2:5-20, abavuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Icyo iyo Mana yari cyo, icyo Yesu yaje kwerekana agaragaza imico y'Imana, kugirira abantu neza, gufasha abakene n'imbabare, ni inshingano dufite, turabitegetswe. Ntabwo kubikora ari umurimo w'akaregeya, ahubwo niwo murimo nyirizina itorero ryatumwe mu isi. Ndafasha nanone abakunda gusoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi, bakunda kunguka ubumenyi burenze, mu gitabo cyitwa Parabole de Jésus, tunyerekereje ni imigani y'inyigisho ya Kristo, cyangwa se Christ Object Lessons, ni icyigisho cya 26. Ndakoresha icy'igifaransa, urupapuro rwa 324, haranditse ngo notre devoir est de donner du pain à la famille. Ni inshingano yacu guha abashonji umutsima. De vêtir celui qui est nu. Ni inshingano yacu, cyangwa se ni itegeko twahawe kwambika uwambaye ubusa. Devenir en aide à la veuve et à l'orphelin. Ni itegeko twahawe gufasha imfubyi no gufasha umupfakazi. De réconforter l'affligé et l'opprimé. Ni itegeko twahawe guhinduka inkomezi ku mbabare n'umunyabyago. Ubwo rero uku gufasha abakene twabihawe nk'inshingano ikomeye cyane. Mu gitabo cya Rengera Ubuzima, ndafasha abakunda gusoma iki Kinyarwanda, harimo amagambo, ni Rengera Ubuzima, nibaza ko ari urupapuro rwa 94, ni iya mbere. Harimo icyigisho cyitwa gufasha abakene batagira kivurira. Igihe ibikorerwa gufasha abakene ngo bamenye uko bifasha bimaze gukorwa byose, haba hasigaye abapfakazi, imfubyi, abasaza, abatagira gifasha, n'abarwayi bifuza uwabagirira impuhwe akabunganira. Imana ubwayo yabashinze abo yagize ibisonga byayo bose ngo babagirire impuhwe kandi babiteho. Mu buryo butangaje, Kristo yahaye itorero umurimo wo kwita ku bakennye bo muri ryo. Abantu b'Imana bakennye bagomba guhora muri twe ibihe byose. Nk'uko abantu b'umuryango umwe bunganirana, ni kwabo mu nzu y'abizera bakwiriye kwita ku bakene n'abatagira kivurira. Ndataruka hepfo gato, Uwiteka, ariko n'aya masomo n'ay'ingenzi, Imana yita cyane ku bapfakazi n'imfubyi. Imana iri mu butoro bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Aho ni Zaburi 68:5. Naho muri Yeremiya 4:9-11 handitse ngo siga imfubyi zawe, nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizere. Uwiteka agaburira abapfakazi n'imfubyi, ataboherereza ibyo kurya biturutse mu ijuru, ahubwo akora ibitangaza ku mitima y'abantu, ayivanamo kwihugiraho n'imigezi itarangwamo urukundo rwa Kristo. Ingo zirimo ibikwiriye byose, ibigega byuzuye umusaruro uhagije, n'ububiko bwuzuye izahabu n'ifeza, Imana yabishyizemo ibihagije byo kunganira ababikeneye
imana iduhamagarira kuba imiyoboro y'ubuntu bwayo. Mu ijambo rimwe ndabarangira n'isomo ryo mu gutegeka kwa kabiri, ubwo ndavuga aho imana yabivuze mu mizo ya mbere, ni igice cya 24 umurongo wa 19 no 21. Haranditse ngo nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda, uzaba uw'umusuhuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo bwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Muri make harimo amategeko menshi. Umukene yitaweho, Imana itanga amategeko iha baramutse kumwitaho menshi nk'uko turayagarukaho. Reka nsubize muri make, kwita ku mukene tubifite nk'itegeko twahawe n'Imana. Ntabwo mbese ari iby'ubwo twibwirije ngo tuzitwa abana beza, oya, twarabitegetswe n'icyo dusabwa gukora. Murakoze. Murakoze cyane, kandi mu by'ukuri mwene data dusubije neza icyo twibazaga. Mbese gufasha abakene n'itegeko ry'Imana bifite urufatiro muri Bibiliya. Mu by'ukuri ukurikije amasomo asomye, Imana ni nziza, yagiye iteganyiriza umukene, kuko Imana yari izi ko hazabaho abakire n'abakene. Ubwo rero abakene irabateganyiriza kugira ngo nibaramuka bakorewe iryo tegeko risohojwe, abakene nabo bazanezerwe, basenge, bashime Imana kuko ibagaburira buri munsi. Reka tubaze mugenzi wacu Byiza, mbese kuri iyi ngingo y'uko dutegekwa gufasha abakene, hari icyo wongeraho gito? Murakoze cyane. Icyo kongera kirahari kuko iyi ngingo iragutse. Usomye imirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ku ngingo yo gufasha abakene irahari. N'ubu turababwira mu ncamake. Nko mu gitabo cy'Imigani 19 umurongo wa 17 haranditse ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Amen. Urumva ko Imana ari ukubitegeka ikabiha agaciro iyo yishize mu mwanya w'umukene, ku buryo ivuga ngo umukene iyo umugiriye imbabazi, umukene iyo umwitayeho, biragaragara yuko Imana aba ariyo witayeho. Ubwo urumva ni itegeko kuko Imana yabiremereje. Mu gitabo kiri aha cyitwa umurimo w'ubugiraneza, urumva n'iryo zina ni umurimo w'ubugiraneza. Hari ijambo paji ya 27 baravuze ngo aha Yesu yibarana n'abantu bababara. Ninjye wari ushonje, ninjye wari ufite inyota, ninjye wari umushyitsi, ninjye wari wambaye ubusa, ninjye wari urwaye, ninjye wari mu nzu y'imbohe. Igihe mwishimiraga ibyo kurya byinshi byari ku meza yawe, inzara yanyikiragaho narindi mu mwobo cyangwa mu muhanda hatari kure yawe. Igihe wankingiranaga inyuma y'urugi, kandi ibyumba by'inzu yawe byari biteguye neza, byari mu busa, ntabwo nari mfite aho narambika umusaya. Utubati twawe tubikwamo imyenda, twari tuzuyemo amakositimu yo gukuranwa y'agaciro, aho ubutunzi bwawe bwakoreshejwe mu bidakwiriye warabafashaga, bwakoreshejwe mu bidakwiriye warabafashaga, warabashaga kubufashisha abakene. Nari mbuze imyambaro yansusurutsa. Urumva ko aya magambo hepfo niho bavuze ngo kwirengagiza umukene, imfubyi ni wabuze se, ni ukwirengagiza Yesu mu cyimbo cyabo. Urumva ko muri Bibiliya rwose ingingo yo gufasha abakene irashyigikiwe, n'ibitabo ibingibi bituyobora by'umwuka w'ubuhanuzi biri kutwereka ko gufasha umukene ni ukugirira neza Imana, ni ukugirira neza Yesu. Ni itegeko rero, kimwe n'uko kumwirengagiza ari ukwirengagiza Imana. Murakoze cyane. Ndumva rwose ibisobanuro mutanze birumvikana kandi biri kunyura abantu
icyo twibaza, ese iyi ngingo turumva rwose ko ari itegeko ry'Imana kandi iri tegeko Imana yaritanze kera. Ese abakene bafashwaga bate mu bihe bya kera? Hari gahunda, hari icyerekezo Imana yaba yarashize mu gufasha abakene? Reka duhere kuri Byiza, niba iyi ngingo ufite icyo wayivugaho ni karibu. murakoze cyane. Imana yacu kuko ari Imana igira gahunda, n'iyi ngingo yo gufasha abakene kuva kera kose yayihaye umurongo ngenderwaho. Duhereye mu Isirayeli ya kera, itegeko ryo gufasha abakene, Imana hari isomo mwene data amaze kudusomera, wenda ndongera nse n'uvugaho gatoya, ariko bari barategetswe ngo umuntu naja gusarura mu murima azasige akibagirwa nk'umuganda, ntakazaje kuwuzana kugira ngo umukene azabone uko awusarura. Barongera baravuga ngo nusarura umurima, mu nkokora z'umurima, mu mpande zawo ujye uhareka uhasige, kugira ngo umukene n'umusuhuke bazagaruke baze bahahumbe. Ndetse ngo nija gusarura n'igiti cyera imbuto, nuja gusarura imbuto zawe zeze mu biti byawe, uzakubite rimwe, izije bwa mbere utwara izo, izisigaye zabaga ari iz'umukene. Urumva ko kuva na kera iyo gahunda Imana yari yarazirikanye ko umukene azabaho, ndetse imuteganyiriza n'uko agomba kwitabwaho. Ndetse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose hari ijambo basobanuraga umurimo wakorwaga mu bihe bya kera ugendereye gufasha abakene. Muri iki cyigisho kivuga ngo bene data ni bande, reka ndebe ayo magambo maze muyumve. Bene data ni bande ni 200. Reka turebe iyi paje maze tuyizirikane. Hari ijambo ririmo ry'ingirakamaro ryadufasha, bari kwerekana ukuntu umuntu ubabaye wese kuva kera kose Imana yari yaramuhaye gahunda yo kumwitaho. Reka ndebe 300. Bavuze ko bari gusobanura ukuntu Imana yari yarategetse gahunda yo kujya baraza, ndetse bakaraza imyaka, bakaraza imirima. Kandebe iyi paje ndayibonye, ngaya paje 271. Haranditse ngo isano Kristo afitanye n'ubwoko bwe yagaragajwe cyane mu bihe by'amategeko yahawe Abisirayeli. Iyo ubukene bwajujubyaga umuheburayo, bikamutera gusiga umurage we maze akigurisha ngo abe imbata. Hari ibihe byabagaho ubukene bukamuzazanya akigurisha kugira ngo abe imbata. Uburenganzira bwo kumucungura we n'umurage we bwari bufitwe n'umuvandimwe we wa bugufi. Uvuga ngo itegeko ryari ryaratanzwe ko mwene wanyu nakena akigurisha, akagurisha n'isambu ye, ubukene bukabwamuzazanije, ngo byari itegeko yuko umuvandimwe wumwegereye aja amucungura, agatanga ikiguzi cyo kugarura ya sambu kugira ngo ubukene butazamuhitana. Byaba binaniranye, wa muntu yaba yakoze yagira umugisha akaja guca inshuro akaronka, byari ngoma ngo asange wa wundi waguze yasambuye, amugarurire ikiguzi gisigaye ugereranije n'imyaka yimaranye, narangiza amusubize muri gakondo ye. Kwari kugira ngo ubukene butazahitana abantu. Byaba binaniranye, izo nzira zose zanze, ngo bategerezaga umwaka wa 50, wari umwaka Imana yari yarashizeho wo guhara ibyo waguze ukabisubiza ababikugurishije kugira ngo ubukene butazabaherana. Urumva rero ko iyo gahunda ni iya kera, Imana yabishyizeho kugira ngo ubukene bamwe be kuzakira ngo barenge, abandi be gukena ngo bahere hasi. Niyo mpamvu wenda nsomye nihuta mu gitabo cyo Kuva 22 umurongo wa 21 harimo umurongo dushaka kuhasoma. Kuva 22:21 haranditse ngo umusuhuke w'umunyamahanga ntukamugirire nabi, ntukamuhate, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cy'Egiputa. Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi umubabaza. Nugira icyo bababaza na gito bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakari bwanje bukagurumana nkabicisha inkota, abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu namwe bakaba imfubyi. Urumva ko iri ryari itegeko ry'Imana kuva na kera, yuko imfubyi, umupfakazi, umusuhuke, umuntu ufite ibibazo, kumuhata, kumubabaza,
kwari ukwikoraho kuko byagombaga gutuma imana nawe ikurakarira maze nawe ugahura n'ibyo nawe yahuye nabyo. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tubaze Manuel niba hari icyo yongeraho kuri iyi ngingo itwereka mu by'ukuri uburyo imana yashyizeho gahunda yo gufasha abakene. Karibu. ni ukongeraho ariko iyi ngingo yo ni ndende. Nibaza ko ku badukurikiye niyo insanganyamatsiko buriya uko imana yitaga ku bakene. Ku byo mwene data avuze icyo nongeraho, ndasa n'ugereranya abantu babiri bamenyekanye mu itorero rya kera. Uwa mbere ni sekuruza w'abizera Aburahamu. Muzamusoma mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ubwo imana yari imubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ubwo ni ukumugwiza, nzaguha umugisha, ubwo ni ukumuha ibintu, kandi koko yari abifite kuko yagiraga amatungo menshi, ibyo kurya byinshi, akagira n'abagaragu. Dusoma mu bitabo ko iwe habaga abantu barenze 1000. None imana irongera amubwiye ngo uzaba umugisha. Aka niko ndi buca akaronko. Kuba umugisha, kuba bimenyereye, umugisha ubwawo nta kiba wimariye, ahubwo witwawo hari ikindi kintu wagiriye akamaro. Byari bisobanuye ngo uwo mukurambere wacu, imbaraga ze, igihe cye, ibye yajyaga gukora aruhira abandi. Ngo ari nacyo cyatumye imana ishima kumutuza hariya muri Palestina, aho icyo gihe byagaragaraga ko ariho muri santere y'isi. Byanditse muri Ezekiel igice cya 5 aho imana ivuga ngo Yerusalemu ngo nashyize hagati y'amahanga, ngo kwari kugira ngo abirya n'abiriya bose bazajye bahabonera umugisha, abakene bahahagire, abambaye ubusa bahashirira imbeho, noneho imana ya Aburahamu imenyekane. Ubwo rero uwo niwe mpereyeho, ni sekuru w'abizera, yari abereyeho kurwana ku bandi, yari abereyeho kuruhira abandi. Amateka atubwira uko ubwoya bw'intama ze bwavagamo imyenda zaha abandi kandi atabatse amafaranga, ingano ze zikavamo imitsima aragaburira rubanda kandi atabatse amafaranga. Ntabwo byari resitora, ahubwo bwari ubugira neza agiye kwimika mu isi, ngo imana igira neza bamurebeyeho bayimenye. Ubwo ni umwe mvuze. Uwa kabiri ni Mose, kuko yabayeho nyuma. Uyu Mose bibutse ko rwose yari ayoboye itorero. Byanditse mu byakozwe n'intumwa 7:38, ahanditse ngo kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu. Ntabwo nshaka kurenza aha, ahubwo Mose ni mumubone nk'uyoboye itorero ryari riri gukorera mu butayu. Ubwo rero imana imunyuriyeho ishyiraho iyo gahunda, niyo avuzeho umugabane umwe. Avuze ukuntu imana yari yaragennye ngo abantu bagiye barahinga imyaka 6. Ubwo ni ugutegeka kwa 2 yahababwiye, ni 15. Muzahere ku murongo wa mbere muzageze kwa 16. Bajye bahinga imyaka 6, uwa 7 uwo bita umwaka w'isabato cyangwa se année sabbatique, barorere baruhuke. Ubwo imbuto z'amatunda, imyaka runaka yakererewe iyo muri uwo mwaka wa 7 ntagombaga gusubira mu murima, ahubwo byagombaga kuba ari iby'abakene. Ubwo murumva ko imana ibateganirije muri uwo mwaka. Ubwo abasoma Bibiliya muzayisomera, iyo habaga hari umuntu ukubereyemo umwenda, kandi bujya namwe murabizi nta muntu ujya kwaka akadeni ari uko aguwe neza, burya ubuzima bwa bwamucanze. Uwo nawe haranditse ngo ni uwo guhara imyenda. Ubwo wabaga kuri mu mwenda, byabaga birangiye nta kibazo. Muri uwo mwaka ababaga ari imbata baguzwe, impanda ikivuga ko uwo mwaka utangiye, uwagombaga kubarekura weho bosi bagasubira iwabo. Urumva ko nabwo imbata iri gukorera abandi, nta tariki iteganya kuzigobotora, ikora idahembwa, ahubwo yaraguzwe burundu. Urumva nta mukene urutuwe, ahubwo ni nyagupfa. Ubwo nawe baramurekuraga agataha akigira iwabo. Uwo mwaka ni uguteganya imana yari yarashyizeho kugira ngo abo bakene bakunde bagubwe neza. Noneho si ibyo gusa, uhereye umunsi imana yategetse ko habaho 1/10 n'amaturo. Ariko reka mvuge 1/10, ntabwo kizana n'amategeko y'imihango. Nibutse abasomyi babira ko uhereye mu Itangiriro 14
amategeko atarandikwa ku bisate, aburahamu yagiye kugiha melikisedeki. Noneho umurimo utangiye w'ubutambyi, imana ikigenera abalewi bakoraga mu nzu y'imana batagira gakondo ngo nabo batazicwe n'inzara. Ubwo nabo mbashyize mu bakene, kuko bari abalewi bakora umurimo w'imana, kandi indi miryango 11 y'Isirayeli yahawe gakondo, bo basigara nta gakondo bahawe. Urumva ko nabo ni abakene. Imana iravuga ngo noneho bamwe batanze 1/10 nka kimwe cyashyiriwe melikisedeki na aburahamu, bajye bagiha abo bagaragu b'Imana batagira isambu, bunamirije bakora umurimo w'Imana, nabo babona icyo kurya, nabo bari abakene. Imana yongeraho ikindi, ni ugutegeka kwa 2 ho ndahasoma 14:28. Ubwo ni gahunda yo gufasha abakene yashyizweho n'Imana ngikomeje gusobanura mu gihe cya kera. 14:28, uko imyaka 3 ishize uzajya ukura 1/10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubibike iwanyu, maze umurewe kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke, ubwo ni impunzi, umunyamahanga, n'imfubyi, n'umupfakazi bari iwanyu, bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Ibi binanditse mu gutegeka kwa 2 26 umurongo wa 12 kugeza 13. Ubwo muri ibi byose mvuze ni ibyerekana ukuntu Imana yari yarateganirije umukene ngo atazicwa n'inzara. Wongereho ibi mwene data ababwiye, ubwo byanditse mu Balewi igice cya 24 n'igice, muzahere ku murongo wa mbere muzageze ku murongo hafi wa 10, kuko umurongo wa mbere uvuze uriya mwaka w'umurazo, n'ubundi umurongo w'8 niho hatangira yubire. Ubwo bajyaga bagira iyi myaka 7, ni ukuvuga ngo bahinze imyaka 6, uwa 7 ubaye umurazo, inyungu ku bakene. Noneho iyo myaka ndwi, inshuro ndwi yabaga ari 49, uwa 50 bukeye bwaho witwaga yubire, niho n'uwabaga yaraguze isambu batubwiye ngo Imana ntiyifuzaga ko abakire bazagura isambu bakayihinga ikabyara byinshi, bakagura indi, bakayihinga ikabyara byinshi, bakagura indi, bakazaba abakire baminutse, hari abatindi bahirimbiye. Niyo mpamvu yari yarashyizeho ngo imyaka 50 ikigera, impanda ivuze ngo yubire iratangiye, uwaguze isambu wese akaba yimaranye imyaka 50 nayisubizaho mw'uwo muryango. Ngo wari umugambi w'Imana ngo abantu bajye bahora, nubwo batareshya ariko nibura bajya kwegerana, kugira ngo atazaba abahonjoka bakayibagirwa, n'abandi batindahara bikabatera ubwihebe. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, icyigisho, turebe kuri iryo jambo ndibona binyoroheye, ni icyigisho cya 51, n'ubundi nuko cyitwa kwita ku bakene. Ndasoma mu ijambo risa n'iribanza, les soins des pauvres, kwita ku bakene, pour encourager l'assiduité au service divin, comme pour secourir les pauvres, dire réclamant des Israélites une seconde dîme de tous les revenus. Nibira amaze kuvuga, kugira ngo abantu bongere bashishikarire umurimo w'Imana, bongere bashishikarire kwita ku bakene. Byageze ubwo Imana yongera gutegeka 1/10 cya 2. Ubwo umugambi wacyo kwari kugira ngo ubwo hari hasanzwe abalewi bazirikanwa, noneho hongere hazirikanwe n'abakene, kuko nabo ni impezamajyo, ntibagira iyo bashingira. Bya bindi byose twavuze byanditse muri iki cyigisho. Ndasomamo bike. La loi de Dieu donnait aux pauvres le droit à une certaine portion des produits du sol. Itegeko ry'Imana niryo ryageneye abakene umugabane umwe ku byera mu butaka. Ubwo ni bya bindi kumwe babivuze, ntiwahinze kuko uri umukene, ntabwo izo ngano si izawe kuko uri umukene, ayo matunda izo mbuto si izawe kuko uri umukene. Ariko Imana iravuga ngo stop, nimusarura izi nkokora, izi mpembe ntimujye murakoraho. Babitubwiye, igiti uginyeganyeza rimwe ziguye nizo, izindi ubwo zanze si izawe. Mbese urumva abakene bari bafite akanezero Imana yari yarabageneye. Ibi byose muzabisoma uko twabivuze, n'ibindi turi buvuge. Abakunda kwisomera ibitabo byanditse muri iki cyigisho cya 51, abakurambere n'abahanuzi. Noneho yenda nerekera ahasoza, muzasoma no kuva 23
umurongo wa 3, muzasoma uwa 6, muzasoma uwa 9. Imana yagiye irashimangira ngo umukene ntukarenganye umukene, ntukararane ibihembo by'umukene, jya uzirikana umukene. Ibyo muzabisoma mu Balewi 19 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Imana ikihanangiriza ngo urahirwa ibihembo yakoreye, ntukabirarane. Iyo mirongo yose ni itugaragariza ukuntu Imana yabaga yitaye ku bakene mu buryo bw'umwihariko. Murakoze. Murakoze cyane kuri iki kibazo rwose. Ndumva ibisubizo ari byiza kandi bikomeje kungura abantu benshi. Noneho ikibazo kindi twibaza ni ukwibaza tuti se Yesu n'intumwa ze, Yesu yari intumwa y'Imana, yari umugaragu w'Imana, ari umwana w'Imana, yaje mu isi kugaragaza Imana mu isi. Mbese ari Yesu n'intumwa yatoranyije, baba hari barigeze kwibuka abakene, baba barigeze kubafasha? Byiza mwagira icyo muhatubwira. Murakoze. murakoze cyane, kandi iki kibazo ni cyiza kuko Yesu niwe rufatiro twese tugomba kubakaho. Ubwo reka turebe mu mikorere ye ari hano kuri iyi si, niba koko ingingo y'abakene nawe yayitayeho. Reka turebe inyandiko n'imirongo itandukanye mu byanditswe byera idufasha kubyumva. Ubundi Yesu ari kuri iyi si yari afite umurimo akorana n'intumwa ze, babwiriza ubutumwa hirya no hino. Nabo bafashwaga n'abagira neza, ndetse reka mbanze nsome uyu murongo muwumve mu gitabo cya Luka igice cya 8 umurongo wa 2. Hanyuma aja mu midugudu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ari kumwe n'abigishwa be 12. N'abagore bamwe bakijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena, wirukanwe nk'abadayimoni 7, na Yohana mukakuza, igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Intumwa za Yesu na Yesu ubwe mu ibwirizabutumwa ryabo barabwirizaga. Noneho mu bo babaga bagiriye neza babakijije, nabo barabagaburiraga, babahaga ku mazi, nk'uko yanabivuze ngo nimugera mu nzu bakabakira bakabaha amazi yo kunywa, muzishime, muzanabasabira umugisha, kuko nicyo gihembo cyanyu. Icyo nicyo gihembo cy'umukozi w'Imana, kuba yasangiye nabo mu rugo, basangiye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Noneho hano mu gitabo cya Luka cya Yohana 13, reka turebe uyu murongo nawo muri gahunda y'imikorere y'iryo torero rya Yesu. Igihe turareba muri uyu murongo 13:29, hari ijambo tuhasoma, haranditse ngo kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya, nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu amubwiye ngo genda ugura ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati gira icyuha abakene. Ngo igihe iri jambo, Yuda yari umubitsi w'amaturo babaga batuye. Ibyo ngo byari bizwi, niyo mpamvu ngo baketse, ngo igihe avuga ngo icyo ukora gikore vuba, ngo baraketse ngo ubwo aramubwiye ngo naje kugura ibyo kurya byo kubagaburira, cyangwa ngo nagira icyaha abakene. Urumva ko Yesu mu mikorere ye kwita ku bakene byari birimo. Mu bifuzwa ibihe byose, reka dusobanure uyu murongo dusomye 610 ndetse 611, niho dusomamo aya magambo. Bavuzemo ijambo ngo Yuda nk'umucungamari w'abigishwa. Urumva ni umucungamari, yari umudiyakoni. Yuda nk'umucungamari w'abigishwa yarahamagariwe kumenya ubukene bwabo, akanaha abakene imfashanyo akurikije ubukene bwabo. Urumva ko iryo torero rya Yesu muri iryo tsinda rito naryo ryabaga rifite amafaranga make ugereranije nuko nabo bari bameze, ariko Yuda muri ayo yabikaga, baravuze ngo icyo yakoraga akanaha abakene imfashanyo akurikije ubukene bwabo. Rero urumva ko Yesu iyo ngingo yayitayeho. Reka turebe wari utubaje utese no ku ntumwa ze, naho turahavugaho, ariko
wenda mpereye kuri pawulo ngo igihe yamaraga kwakira ubutumwa, nubwo turi buze gusubira no hasi ye gatoya, pawulo amaze kuba intumwa yabaye intumwa nyuma ya ziriya ntumwa zindi za yesu. ngo igihe yamaraga kwakira ubutumwa yarazisanze ngo aje kuganira nazo zimufashe zimuhe ku bunararibonye zari zifite, ngo avuga ikintu zamwongerereye. ni igitabo cy'Abagalatiya 2:10. ariko hariho kimwe banyongerereyeho, ni uko twakwibuka abakene, kandi ibyo nari nsanzwe mfite umwete wo kubikora. urumva ko mu ntumwa kwita ku bakene, mu bintu ba petero bahuguje pawulo bakamwongerera kugira ngo aje kubwiriza ahuje nabo neza, ni uko bakwibuka abakene. kandi aravuze ati icyo ngicyo nari nsanzwe nanjye gikora. urumva ko mu ishyaka ryo gukorera Imana pawulo nk'intumwa yari abisangamo. n'itorero ry'intumwa na Yesu amaze kujya mu ijuru, mu mirimo bakoraga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, reka turebe iryo torero, turebe uruhare ryari rifite mu kwita ku bakene. mu gice cya 2 niho mpera, igice cya 2 umurongo wa 43. abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose, kuko umuntu wese akennye. kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakiza. iri torero ry'intumwa nyuma yo kujya mu ijuru kwa Yesu, nabo ngo babaga bahuje umutima n'inama, kandi ubutunzi bwabo ntabwo ngo barabuguriraga bakongera bakabuzana, noneho bakazana ibiguzi bakabishyira intumwa. intumwa nizo zayoboraga uwo murimo wo kwita ku bakene. mbere y'uko batora abadiyakoni, intumwa nizo zakoraga uwo murimo, zigafatanya kubwiriza no kwita ku bakene. ndetse usonye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo igihe itorero ryiyongeraga, abizera bakaba benshi ahatandukanye, byatumye uwo murimo wo kugabura uzamo ibibazo. bamwe ngo bagacikanwa, abakene bakure bagasanga aba hafi babimaze, noneho ngo biza kuzana n'ibintu by'urwikekwe mu bizera. intumwa kubera aribo bari bashinzwe kureberera itorero mu by'umwuka ngo barebe icyatuma ritera imbere, ngo baraterana biga icyo kibazo. mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 6 niho haravuze ngo nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, abayuda bakigira iki batangira kwitotombera abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. ubwo urumva baragabanye. intumwa zigiye kubwiriza no gusenga no kugabura ijambo, noneho bariya 7 babatoreye kugira ngo bite kuri wa murimo wo kugaburira imfubyi n'abapfakazi n'abakene muri rusange. abo nibo biswe abadiyakoni. niwo murimo w'abadiyakoni, ni ukugabura, niwo murimo batorewe. noneho ngo batorerwa kugira ngo intumwa zoroherezwe, zibwirize, zigabura ijambo, n'abariya bite ku mfubyi, bite ku bapfakazi. niyo mpamvu mu gitabo kino cyitwa Inama ku Busonga, nacyo hari indi paje twasoma idufasha kubyumva kuri iryo torero rya Yesu. paje 146 haranditse ngo, nta na rimwe dukwiye gusuhererwa no kubura impuhwe, cyangwa cyane cyane igihe dushaka kunganira abakene. ntitugajye dukonja ngo tubure impuhwe igihe dushaka kunganira abakene. ikinyabupfura, impuhwe ndetse no kubabarana n'abandi bikwiye kugaragarizwa abantu bose. gutonesha abakire ntabwo bishimisha Imana. Yesu abasuzuguwe iyo abana be bakennye basuzuguwe. ntabwo ari abatunzi mu by'isi, nyamara ni ab'igiciro kinini mu mutima we wuzuye urukundo. Imana ntabwo yemera ko abantu batandukanywa hashingiye ku nzego barimo. kuri yo nta moko abaho. mu maso yayo abantu ni abantu, baba babi cyangwa beza. ku munsi w'urubanza wo guhabwa ingororano, umwanya w'ubuyobozi, urwego rw'ubuzima cyangwa ubutunzi, nta kantu na gato bizahindura ku rubanza rw'umuntu
uwo ari we wese. Imana ireba byose, niyo icira abantu imanza ikurikije kwera kwabo, kubaha kwabo ndetse n'urukundo bakunda Imana. Urumva ko ku Mana umwanya umuntu arimo ntabwo ugira icyo umwungura ngo kubera ari umukire cyangwa se kubera ari umukene, imico niyo irebwa. Ariko urumva ko Yesu ngo iyo umukene asuzuguwe, Yesu niho aba asuzuguwe. Muri kino gitabo, muri iryo torero rya Yesu, iki gitabo cyitwa umurimo w'ubugiraneza. Mwumva icyo Yesu yakoreye abakene ndetse abagira b'agaciro, byatumye umurimo we yita ku bakene. Paji 115. Yesu yakuye igisuzuguriro ku bakene. Yakuye igisuzuguriro ku bukene. Kandi murabizi ko abakene barasuzugurwa. Ndetse mu gitabo cy'Imigani 19:7 haranditse ngo abavandimwe b'umukene baramwanga, n'inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza, ngo yewe niyo abaganirije baramuninira bakigendera. Urumva ubukene, iyo umuntu abaye umukene, ngo n'abavandimwe niyo amuhamagaye, hari n'igihe yamuhamagara kuri telefone ukanga kuyitaba utekereje ko agiye kugusaba, yaba ari na mwene nyoko. Hari igihe bamurambirwa ntibamurebe, ngo ariko Yesu we ako gaciro k'abantu baha umukene ntabwo Yesu ariko abaha, ahubwo ngo ubukene yabuvanyeho igisuzuguriro. Yesu yabaye inshuti y'umukene, yahisemo ubukene kandi yarabwubashye. Igihe yabugiraga umugabane w'imibereho ye by'iteka ryose, yabukuyeho umugayo n'ikinegu, aha abakene umugisha, akabagira abaragwa b'ubwami bw'Imana. Uwo ni wo wari umurimo we mu kwitangira kugira imibereho ya gikene. Yesu yakuye ipfunwe ku bukene, yishyize mu mwanya umwe n'umukene kugira ngo avane igisuzuguriro ku bukene isi yari yarabushizeho. Yari azi ko gukunda ubutunzi bitera akaga, bishyira abakire mu gutuma bishimira kugira ikuzo, bikabigisha gusuzugura abababazwa n'igitutu cy'ubukene. Bitera ubwenge bw'umuntu kugira intege nke, kandi byerekana ko nubwo bafite ubutunzi bwinshi, abakire batari abakire ku Mana. Iyo agize ubukire bukamutera gusuzugura abandi, burya bari n'umukene nawe ku Mana. Rero urumva ko Yesu, itorero rya Yesu n'intumwa ze, abakene babitayeho. Murakoze cyane, ndumva bisobanutse, ariko reka twunguke n'ibindi. Ese mwene data Emmanuel, hari icyo wongeraho kuri iyi ngingo y'uburyo Yesu n'intumwa ze bitaga kandi bafashaga abakene? Murakoze. Nk'uko bamaze kubivuga, Yesu n'intumwa ze bitaga ku bakene. Mu byakozwe n'intumwa, igice cya 4 umurongo wa 32, nibaza ko kwita ku bakene yari yo ntero n'inyikirizo yabo, ndetse wagira ngo byashushe nk'aho bigiye no kurusha imbaraga umurimo w'ivugabutumwa, ndetse biranawubangamira. Ubwo ivugabutumwa mvuga ni iry'amagambo. Haranditse ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bose, nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga, bakazana ibiguzi by'ibyo baguze, bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyakenye. Na Yosefu Mulewi wavukiye i Kupuru, w'intumwa zahimbye Barinaba, risobanurwa ngo umwana wo guhugura, yari afite isambu arayigura, azana ibiguzi byayo abishyira intumwa. Niba mukurikiranye, intumwa umurimo wo kwita ku bakene wagize imbaraga, ugeraho reka mvuge ngo uryamiye uwivugabutumwa mu magambo nk'uko turi kuvuga. Nibyo badusobanuriye rero. Uwuryamiye baravuga bati rero twayitumwe yombi byaba byapfuye. Niho mu gice cya 6 badusobanuriye, bashyizeho abadiyakoni ngo bo bite kwakira umutungo w'itorero, kuwubika no kuwugabura bahereye ku mfubyi n'abapfakazi. Ari nayo mpamvu mu itorero, mu basenga, umudiyakoni n'icyo ashinzwe. Aramutse akoze ikindi kitari icyo, yaba yatakubwe inshingano ye. Abasoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi, muzabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, paji ya 89 Icyongereza, ahanditse ko gutoranywa kwa bariya badiyakoni 7 ngo bashinge uwo murimo usobanutse
byabereye itorero umugisha ukomeye. Aba badiyakoni barindanaga ifuhe amakene y'umuntu ku giti cye n'amakene y'itorero ryose muri rusange. Iri jambo muryumve, barindanaga ifuhe amakene y'umuntu ku giti cye n'amakene y'itorero muri rusange. Kandi bitewe no gukorana ubwenge n'amakenga no kubaha Imana, babereye ubufasha bukomeye ku bakozi bagenzi babo, kuko nibo bajyaga bahuza amashami atandukanye y'itorero yose agakorera mu bumwe. Ubwo rero urumva ko Yesu intumwa ze uyu murimo bawuhaye agaciro, ndetse bawugira igipimo kiranga idini y'ukuri. Ubwo ni muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 haranditse ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Aha muhatinye umuntu ahiyumvishe, ntabwo bavuze ngo idini ritunganye nirifite ababwiriza beza, ntabwo bavuze ngo idini ritunganye nirigira amakorari aririmba abantu bagatwagwa bagafashwa. Oya, nta nubwo bavuze ngo irya mbere cyangwa irya nyuma ni iryatanze menshi ariko hatitawe ku cyo yamaze. Ahubwo ikigezo cyangwa se igipimo kiranze idini y'ukuri, ubwo turacyari mu ntumwa na Yesu, ni uko rifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, icyakora rikongeraho no kutanduzwa n'iby'isi. Ubwo rero ibi byose ni ibihamya ko Yesu n'intumwa ze bitaye ku mukene. Amatorero amaze guhangwa hirya no hino no mu bihugu by'amahanga, hagatorwa abakuru b'amatorero, hagatorwa n'abadiyakoni bashinzwe uwo mutungo, byageze ubwo umwuka w'Imana abategeka anyuriye muri Pawulo. Muzabisoma mu rwandiko rwa Timoteyo igice ni icya 5, muzahere ku murongo wa 3 kugeza ku wa 16. Avuga ati ahubwo ntabwo ari ukubafasha by'amajyejuru gusa, ahubwo nimufata agakayi mwandika abapfakazi bose. Icyo kora abo bafashwaga iminsi yose baravuga ngo ni umupfakazi, ngo waranzwe n'ingeso nziza, ngo washyingiye umugabo umwe utarabaye kazitereyemo, utari inkubaganyi, wareze abana be neza akabatera kumvira. Abo baranditswe bisobanuye ngo bajyaga bahabwa icyo bakeneye cyose bakivanye mu biganza by'itorero. Ubwo murumva ko umukene yari yitaweho. Ntibyagarukiraho bitewe n'uko umurimo w'itorero aba ari munini, uba urisagutse, bageze ubwo bahabwa n'amahugurwa, biramanutse bigeze no mu bizera ubwabo. Barabwirwa bati dufite aba bakene b'impezamajyo batagira ubitaho, bazajya bitabwaho n'itorero mu maturo n'icya 10 twatanze. Ariko namwe iwanyu mutanga icya 10 hari ibyo musigaranye. Ngaho 16, nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Ubwo urumva ko nabo bahuguye n'abizera ngo hajye habaho abizera bafashiriza iyo. Noneho abananiranywe, yenda dutanze nk'urugero, ndamutse mpuye n'ukeneye miliyoni, warwaye ukeneye kujya Faisal, ntabwo nayabona. Ubwo yazanwaga mu itorero kugira ngo itorero rusange rimuhurireho. Ariko mpuye n'uwa 5 n'uwa 20, hari igihe byagenze neza mu buzima, ako kabazo nagakemura ntago yitorero. Ubwo yari amahugurwa bizera bahabwa ngo n'umuntu ku giti cye afasha abakene. Kandi ubwo ntabwo byari bibaye bishya, ahubwo nimusoma mu byakozwe n'intumwa igice ni icya 9, nibaza ko ari icya 9, muzahasanga uwitwa Doruka. Uwo yari uwo mu gihe cy'intumwa, akoresheje ubudodo bwe, akoresheje ikoroshi ye, atanze igihe cye, yajyaga aboha imyenda akayiha abapfakazi. Ntabwo yayibagurishaga, bwari ubufasha bahaye. Muzasoma nimusoma muri Bibiliya zanyu, muzasoma umusamariya mwiza, nibaza ko muzamusoma muri Luka igice cya 10, muzahere ku murongo wa 33. Ubwo ibyo byari bisanzwe ku bakunda Imana, byari bibari mu maraso. Yageze aho umuntu yakomeretse atewe n'abambuzi, aramufata agurayirayo, aramwomora, akodesha inzu amucumbikiramo, ashaka n'umukozi uzakomeza kumuvura.
ariyishyura, aranamubwira ngo n'ibindi bizarenga muzanshake nzabibaha. ubwo bugira neza, uko gufasha abakene byari intego y'itorero rya Yesu n'intumwa ze. ndongeraho ndabibutsa igitekerezo, muzagisoma mu byakozwe n'intumwa, igice ni icya 11, nibaza ko ari umurongo wa 28, ubwo umuhanuzi witwaga Agabo yahanuraga ko hazatera inzara. Iyo nzara yari yihanuye, igihe kigeze iratera, ariko cyane cyane izahaza ikirere cy'i Yerusalemu. Pawulo n'intumwa bagenzi be bari kubwiriza ibirere by'amahanga byo bitakubiswe n'iyo nzara, bari kweza, bari kurya, ubuzima bugikomeje. Babahuguriye gutanga umutungo wo kujya gufasha abo bakene bari barishwe n'inzara. Urugero rumwe muzabisoma, atanga urugendo rwo kubajyanira ibyo byo kurya, byanditswe mu Baroma igice ni icya 15, umurongo wa 22 ndagarukira 25. Nicyo cyatumye ngira igisibya kenshi kimbuza kuza iwanyu, ariko none ubwo ntagifite aho nsigaje muri ibi bihugu, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu, ubwo nzajya Isipaniya niringira kuzabasura nimpanyura, kugira ngo namwe mubone uko mumperekeza ngeyo maze kubashira urukumbuzi ho hato aho nshaka. Ariko none ndagiye Yerusalemu kugaburira abera, kuko ab'i Makedoniya na Akaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mu bera b'i Yerusalemu. Abatazi Bibiliya bajya bavuga ngo Yerusalemu ngo hari bukuru bw'idini, ngo ab'i Makedoniya ni mu ntara na za diviziyo na za ki, ngo bari bagiye gusonzoranya ku ntara bajyaniye abapasitoro. Oya, ndasubiramo, kuko ab'i Makedoniya na Akaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mu bera b'i Yerusalemu. Ni iriya nzara yari yarabateye. Ngira ngo ibivuga iby'iryo sonzoranya ashishikaza ayo matorero y'amahanga ngo akusanye ibyo byo kurya babibashyire n'ayo mafaranga. Muzabisoma mu rwa 2 rw'Abikorinto igice 8, muzagisome cyose. Hanatowe n'abitwa intumwa z'amatorero zajyanaga ibyo byo kurya. Muzabisoma mu Bakorinto ba mbere 16 muhere ku murongo wa mbere, ariho hatanzwe n'itegeko ngo bizarundanywe ari ku cyumweru kwa mbere w'isabato, ngo nibyo yagombaga kunyuraho akabijyana muri kiriya kirere cyabayemo inzara. Ibi byose mbivuze ngambire gushimangira ko iri torero rya mbere ryari ryitaye ku mukene, kandi gufasha umukene si ukuyoba, si uguteshuka ivugabutumwa, ahubwo Abakorinto ba 2:9-12, abatwumva mu bimenye ko gufasha umukene ni mu gifaransa baravuga ngo c'est la vérité mise en pratique, ni ukuri gushyizwe mu bikorwa. Abakorinto ba 2:9-12, kuko umurimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Ushobora kubwiriza nk'uko turi kuvuga mu magambo ntibihane, ariko waba ufashije abakene hakihana abakire batazanywe no gufashwa, ahubwo banejejwe no kubona koko iby'Imana yakoze, ibyo Yesu yakoze ari mu isi, hari abandi bari kubikora. Ubwo rero ngo uwo murimo wo kugaburira abera ntabwo wamaze amakene yabo ngo birangiriraho, watumye n'abadakennye bari hirya no hino bahimbaza Imana. Ubwo itorero riragwira ari iryo vugabutumwa rinyuze mu bikorwa. Noneho iyi ngingo yenda nyerekeza ahajya gusoza, ni ukubibutsa ko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, muri Matayo 25 uhere ku murongo wa 31 gukomeza, ahanditse ngo ubwo umwana w'umuntu azaza, ngo azanye n'abamarayika be, ngo azicara ku ntebe, ngo amahanga azateranira imbere ye, ngo abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, ngo intama azazishyira iburyo, ihene zijya ibumoso. Ngo noneho ngo abwire abari iburyo ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko ibi bintu mubyumve, nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika, nakicumbi murancumbikira, ndi mu bitaro no muri gereza muza kunsura. Noneho ngo bazamubaza ngo twabigukoreye ryari? Ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreye aba bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye mwari mubikoreye. Ubwo abatwumva umurimo w'Imana n'uwo, ahubwo uroye
wasanga ibi bindi bivugwa nk'umurimo w'Imana, kubaka insengero, kugura imodoka yenda z'abakomeye mu idini, kugura gitari ngo abantu bacurange, ntabwo wacurangira uwaburaye ngo anezerwe. Ibyo ntibishoboka. Ntiwacurangira umurwayi wabuze ko ariteme ngo nawe ngo arafashwa ngo umwuka ngo aramujyamo. Ibyo ntibishoboka. Nta nubwo wanamusengera y'amasengesho y'amafuti ngo ndagusengera ngo uzakira, ngo ndagusengera ngo ubwo genda. Yakobo yarabihakanye ngo umuntu yaba ari imbabare umukene akugezeho, ngo ukamubwira ngo genda ngo uhage ngo ususuruke, yasusuruka ate utamukoreyemo? Rero gufasha abakene niryo vugabutumwa rishyizwe mu bikorwa. Ndasoma iki gihamya kimwe ku bakunda ibitabo byinshi. Ni ibihamya by'itorero, umuzingo ni uwa mbere, ni Igifaransa, ni urupapuro rwa 635. Toute chose bonne ici-bas et a été placée par la main bienfaisante de Dieu comme une expression de son amour envers l'homme. Ikintu cyose cyiza dufite hano ku isi twagihawe n'ukuboko kugira neza kw'Imana nk'igihamya urukundo ifitiye mwene muntu. Les pauvres sont à lui au même titre que la cause de la vérité. Abakene n'ab'Imana bari ku rugero rumwe rungana n'umurimo w'ivugabutumwa. Ubwo rero bavuga ngo dufashije abakene ngo ivugabutumwa ngo ryadindira. Ufashije abakene gusa ryadindira, ariko ubwirije gusa udafasha abakene ntabwo buri kuvuga ubutumwa. Ubwo rero muri make intumwa na Yesu bafashije abakene, reka nongereho ngo byimazeyo. Murakoze. Murakoze cyane. Iyi ngingo twitinzeho kandi birumvikana, yari umutima w'icigisho cyacu n'ikiganiro. Birumvikana ko rwose itorero burya ryashinzwe ibintu bibiri: ni ukubwiriza ubutumwa, kugenda banyura mu birere bitandukanye hari umwijima, hatari itorero ry'Imana, ariko uko kugenda babwiriza ubutumwa bakagenda bafasha n'abakene. Kuvuga ngo itorero ryose, idini yose idakora ibyo ikora umurimo w'Imana igice, ahubwo iyo byombi byomatanye niwo murimo twashinzwe n'Imana. Rero birumvikana ko rwose dushobora gukomeza kwibaza ibibazo bikurikira kuri iyi ngingo. Mbese twe muri iki gihe cyacu ubukene ni bwinshi, ibibazo ni byinshi, mbese natwe dutegekwa gufasha abakene, cyane ko natwe turi abakene. Ngaho murakoze cyane. byiza mwadusubiza. Murakoze. Muri iki gihe cyacu kuko mwene data bibajije atese ko ubukene ari bwinshi, dutegekwa gufasha abakene, kandi wenda n'umugabane munini natwe tuba turi abakene. Nibyo iyo dusomye Bibiliya itwereka ko nk'uko bamaze kutwereka ririya torero ry'intumwa, natwe abashaka kugera ikirenge mu cyabo. Burya hari abantu benshi baje bibaza ibyo kuba basimbura b'intumwa, bakibaza batese ni bande bubatse ku rufatiro rw'intumwa. Mu gitabo cy'Abefeso ndabanza nsome uyu murongo, nsome n'amagambo ari mu bifuzwa ibihe byose, maze nje kuri iyo ngingo. Mu Efeso 2:20 ririya torero bamaze gushimangira uko ryakoraga, uko inzara yateraga mu kirere kimwe, andi matorero agasonzoranya, maze bagafatanya bakajya gufasha abakene. Ndetse uretse n'amatorero n'umuntu ku giti cye bamaze kubidusomera ngo nawe byabaga ngombwa ko yita no ku bakene, cyane cyane Abefeso 2:20 haranditse ngo kuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Kubakwa ku rufatiro rw'intumwa. Mu bifuzwa ibihe byose batubwira ikimenyetso kiranga abubatse kuri urwo rufatiro, cyangwa se abasimbura b'intumwa. Abasimbura b'intumwa 396 muri iki, reka tuyagerageze kuyasoma maze muyumve neza. Iki gitabo 396 ngo amahame nk'ayo niyo agikoreshwa mu kibazo kigibwaho impaka mu bakirisitu, ikibazo cy'uruhererekane rw'intumwa. Kuko urubyaro rwa Aburahamu rwari ruri atari kubw'izina cyangwa amavuko, ahubwo kubwo kugira imico ihuye,
niko n'uruhererekane rw'intumwa rudashingiye ku guhererekanya ubutware bw'itorero, ahubwo biterwa n'isano y'iby'umwuka. Imibereho igengwa n'umwuka wari mu ntumwa, kwizera no kwigisha ukuri babwirizaga, ibyo ni byo bimenyetso nyakuri by'uruhererekane rw'intumwa. Ibyo ni byo bitanga uburenganzira bwo kwibona nk'umusimbura w'ababwiriza ba mbere b'ubutumwa bwiza. Burya kuba kuko gukomoka kuri Aburahamu ntabwo byaterwaga no kuba waravutse muri icyo gisekuru ku mubiri gusa, ndetse washoboraga no kuvuka kuri icyo gisekuru ariko utagira umwuka nk'uwari muri Aburahamu ukaba utari umwana we. Niko no kuba abasimbura b'intumwa ntabwo ari itorero kugenda risimburana, ahubwo ni ukugira umwuka wari muri izo ntumwa, uwo mwuka wabayoboraga ndetse ukigisha n'ukuri bigishaga. Ni ibintu bibiri, ni ukuyoborwa n'umwuka wari ubarimo no kwigisha ukuri nabo bigishaga. Rero umwuka wari ubarimo, umwuka wo gufasha abakene bari bawufite, umwuka wo kwita ku bamerewe nabi bari bawufite. Niyo mpamvu rero natwe iryo ni itegeko ritureba twebwe bariho none, cyane cyane ko ndabivuga iki gihe cyo ubukene buragwiriye kandi bufite impamvu zibitera. Urebye ndetse Bibiliya nayo irabivuga ngo abakene ntibazashira. Mu gitabo cyo Guteka kwa 2:15 umurongo wa 11 ngo kuko ari ntabwo abakene bazashyira mu gihugu. Nicyo gitumye ngutegeka ngo ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Ntabwo abakene bazashira. Rero mu gihe cy'imperukaho muri kino gitabo cyitwa umurimo w'ubugiraneza 126 haranditse ngo ahadukikije hose tuhabona ubukene n'imibabaro. Imiryango ikeneye ibyo kurya, abana bato bari kurerera umugati, inzu z'abakene zikeneye ibikoresho byo mu nzu n'ibiryamirwa. Abenshi baba mu mazu ya nyakatsi abuze ibyatuma umuntu agubwa neza. Amarira y'abakene ari kugera mu ijuru, Imana irareba, Imana irumva. Ayo marira uko baryamye mu kazu kari kuva, aho baryamye bakaryama ahantu hatabaguye neza, baburaye, ngo Imana ibiri kureba. Hepfo yaravuze ngo mbega agahinda kari hagati mu bihugu byacu byitwa iby'abakirisitu. Mutekereze imibereho y'abakene mu migi yacu minini. Muri iyi migi minini hari abantu benshi batitabwaho kandi batazirikanwa, barutishwa inyamaswa. Ubu hari abagirira impuhwe, hari amafaranga agenda ku nyamaswa menshi, ku mbwa. Ugasanga umuntu imbwa ari kuyigaburira, ikarya byinshi, ikarya imigati, ikarya inyama, ikarya. Baravuze ngo muri iyi migi minini, kandi ibyo byose byaguzwe amafaranga, muri iyo migi minini hari abantu benshi batitabwaho kandi batazirikanwa, barutishwa inyamaswa. Hari ibihumbi by'abana bishwe n'agahinda, bambaye ubushwambagara, benda kwicwa n'inzara, kandi ubugome no kwangirika kw'imico byanditswe ku maso habo. Imiryango ihuriye hamwe ahantu hateye agahinda, henshi muri ho ni mu mazu yo hasi, ahantu hijimye, habojejwe n'ubukonje n'imyanda, habera amarorerwa y'ubusambanyi n'ubugome. Abana benshi bavukira ahantu hateye ubwoba. Abana n'urubyiruko nta kintu babona kizihiye ijisho, nta bwiza bw'ibyaremwe. Urumva ko bari kutwereka ko ku isi imibabaro n'ubukene bigenje bite? Birahari. Niyo mpamvu abitwa itorero ry'Imana muri iki gihe n'ababwiriza, mu gitabo kimwe kiri hano cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa, reka nsomemo iyi paje kugira ngo mwumve inshingano itorero rya none riba rifite kuri iyo ngingo. Muri data tubaje atese abakene b'iki gihe, itorero rya none naryo risabwa kugira icyo ribakorera. Iki gitabo reka iyi paje tuyisome maze muyumve neza. Muri iki cyigisho bavuzemo ijambo rikomeye, barandika ngo ndetse yabaje atese none abantu ari n'abakene nabo ubwabo. Ahangaha haraduha igisubizo. Umugabo uri kubwiriza ubutumwa namara guhanga amatsinda mato hirya no hino, ntagatume abashya binjiye mu kwizera bamenyerezwa ko ntacyo Imana ibasaba cyo gushyigikira umurimo muri gahunda ihoraho bakoresheje imbaraga zabo n'ubutunzi bwabo. Akenshi uje usanga bakira ubutumwa bw'ukuri ari abakene mu by'isi, ariko ibyo ntibagomba kubigira urwitwazo
rwo kwirengagiza izo nshingano zirebana no gushyigikira no gushyikira umucyo w'agaciro bahawe ntibagomba kwemerera ubukene kubabuza kwihunikira ubutunzi mu ijuru. kuba uri umukene ntibikakubuze nawe guhunika ubutunzi bwawe mu ijuru, kuko iyo uhaye umukene uba ubitse mu ijuru. baravuze rero ngo nibakiranuka mu gukoresha duke bafite, ubutunzi bwo mu ijuru buziyongera ku rugero ruhwanye no gukiranuka kwabo. iyo batanze kuri duke bafite mu ijuru tuba turi kwiyongera, ibyabo biba biri kwiyongera. umugambi ubatera gukora niwo utuma amaturo yabo aba y'agaciro mu maso y'Imana, ntabwo ari ubunini bw'icyo batanze. ni ukuvuga ngo Imana ireba umugambi, nubwo watura dukeya ariko umugambi mwiza ariwo ufite, Imana cya kindi wakoze iragitubura mu ijuru mu maso yayo, kandi ukazagihererwa ingororano. rero ndatinze wenda kugira ngo na mwene data twongerereho, ni uko itorero ry'iki gihe ryahawe umurimo wo kwita ku bakene, ndetse kuwirengagiza aba ari ukwikururira ibibazo, kuko aba ari ukwiteranya n'Imana. murakoze cyane. ngaho na mwene data wagira icyo tubwira kuri iyi ngingo, uburyo muri iki gihe cyacu natwe dukennye n'ingorane n'ibibazo n'intambara biba mu isi bitugeraho, uburyo natwe muri ubwo bukene bwacu dukwiriye gufasha abakene. ni karibu. murakoze. hari ijambo rivuze ngo natwe dukenye, ariko dushimira Imana ko twebwe dukoreye Imana nyuma, hari abayikoreye baratubanziriza, kunyura aho banyuze rero biratworoheye. nk'uko Yesu yategetse ab'ibihe byose, yaba mu mategeko yatangiye mu isezerano rya kera, yaba ayo yabwiye intumwa ze bari kumwe. ndabibutsa muzasome na Matayo 19:21 kugeza 22, na wa mutunzi waje akamubwira ati nkore ndi rwose ngo nzabone ubugingo buhoraho, ndatezuza amategeko atayo narayarangije narayitondeye. yabwiye ngo genda ugurisha ibyo ufite byose ubiha abakene uzunkurikire. icyo cyari ikintu cy'ingenzi ku muntu wese umuyoboka. Yesu akunda abakene, ntiwavuga ngo uruwe waramuyobotse ngo wehe ubange. Yesu yitangira abakene, ntiwaba wamuyobotse ngo ureke kubitangira ngo uzabe uruwe. mu Baheburayo 13:8 niho havuze ngo Yesu Kristo ko yari ari ejo n'uyu munsi ni kwari, ntabwo ahinduka, ntagira n'igicucu cyo guhinduka. ubwo ni Yakobo 1:17, ni Malaki 3:5 kugeza ku 6. amategeko yahaye abakera, ayo yahaye abo mu gihe cy'intumwa ze, nta gihindukaho, niyo mategeko duhabwa uyu munsi wa none. ubwo rero Magalatiya 6:2 niho handitse ngo mwakirane ibibaremerera. ntabwo rero wabaho uguwe neza mugenzi wawe aguwe nabi, ntabwo wabaho wariye wizihiwe mugenzi wawe yicira isazi mu jisho, atetse agakono k'intekabusha, ngo nurangiza uvuge ngo uri uwa Yesu, kandi ibyo nibyo byari byaramuzanye, ni ukugabanya no gukuraho iyo mibabaro aho bishoboka. rero ibyo bari abategetswe, natwe uyu munsi turabitegekwa. ndagerageza gusoma inyandiko zitari nyinshi, ariko mu gitabo cy'umurimo w'umukristo, mu gitabo cy'umurimo w'umukristo ni amagambo yagiye arava mu bitabo bitandukanye. abafite soft ni urupapuro rwa 207. hano haranditse ngo Kristo yahamije ko uwo Musamariya, yego niho ndahera. Kristo yahamije ko uwo Musamariya w'umunyamahanga, Kristo yahamije ko uwo Musamariya ari we wabaye mugenzi w'uwo wari waguye mu maboko y'abambuzi. umulewi n'umutambyi mu itorero bagereranya itsinda ry'abantu bagaragaza kwigira simbirimo mu buryo bwuzuye ku birebana n'amakene y'abakeneye ubufasha no kwitabwaho. abo bantu umwanya uwo ari wo wose baba barimo mu itorero ni abishi b'amategeko y'Imana. Umusamariya wese ashushanya umutwe w'abantu bafatanya na Kristo, kandi bakigana icyitegererezo cye mu gukora ibyiza. abagirira impuhwe abakene, impumyi, ibirema, abamerewe nabi, abapfakazi, imfubyi,
n'abandi bose babuze ibyangombwa, Kristo abashyira ku rutonde rw'abumvira amategeko, bakaba bagomba kuraga ubugingo buhoraho. Imirimo yose y'imbabazi, y'ubugiraneza, y'impuhwe ikorewe abakene, impumyi, ibirema, abarwayi, abapfakazi n'imfubyi, Kristo abifata nk'aho ari we byakorewe, kandi byandikwa mu ijuru, na ba nyiri ukubikora bakagororerwa. Ku rundi ruhande, ubuhamya buzashyirwa mu kindi gitabo bw'ubuhamya bwo gushinja abigira simbirimo ku bibazo by'indushyi, nka wa mutambyi n'umulewi, n'abungukira mu byago by'abandi. Muri ubwo buryo bakabongerera umubabaro ngo banezeze kwikubiraho kwabo. Imana izitura igikorwa cyose cyo gukiranirwa no kwigira simbirimo no kwirengagiza abakene. Amaherezo buri wese azagororerwa hakurikijwe ibyo yakoze. Uyu munsi wa none gufasha abakene turabitegekwa, ndetse tutanabikoze katubaho. Ntizigera itegera amatwi. Oya, kandi mbere haraguru 233 n'ubundi ni umurimo w'umukristo. Abafite ibihamya n'umuzingo wa 3518 Icyongereza. Nyagasani asaba buri mwizera w'itorero gukora inshingano ye irebana n'izo mfubyi. Nyamara kandi ntukabikorere gusa gusoza inshingano yawe, ahubwo cyane cyane uzabikore kuko ubakunda, kandi Kristo akaba yaratanze ubugingo bwe ku bwabo. Yacunguye iyo mitima, akeneye ubutabazi bwanyu, kandi yifuza ko mubakunda nk'uko yabakunze, ititaye ku byaha byanyu no gushinga ijosi kwanyu. Imana ntizigera itegera amatwi gusenga k'ubwoko bwayo mu gihe bazaba batita ku mfubyi, ku birema, ku mpumyi no ku barwayi babarimo. Uretse no kuvuga ngo turabitegekwa gusa, birayibabaza bikayirakaza ku buryo itatega amatwi gusenga kw'abavuga ko ari ubwoko bwayo baramutse batitaye kuri izo mbabare. Ndongera nsome mu gitabo Nabahirwa ni bande. Abagifite kimwe cya kera cy'ikinyarwanda, ni urupapuro rw'117. Harimo amagambo avuze ngo idini iyobora abantu ku gusuzugura ikiremwa muntu Kristo yitangiye kubera yuko gifite agaciro. Idini yatuma twirengagiza ubukene bw'abantu, imbabare cyangwa ukuri kwabo. Iyo dini aba atari idini nyakuri, ahubwo aba ari igishushanyo cy'idini. Iyo dukereza icyifuzo cy'umukene, imbabare n'umunyabyaha, tuba duhamya ko turi abagambanyi bagambanira Kristo. Kubera ko abantu bitirirwa Kristo kandi mu mibereho yabo bagahakana imico ye, bituma ubukristo bugira imbaraga nke mu isi. Izina ry'Uwiteka ritukwa kubera ibyo bintu. Mbwire abasenga, idini yakwirengagiza ubukene bw'abakene n'imbabare n'ukuri kwabo, ngo ntabwo aba ari idini y'Imana, ahubwo iyo aba ari igishushanyo cy'idini. Ndetse n'abafite, hari n'imigisha yavuzwe ku bafite kino gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 2 iki gishya paje 27, bavuze ko ngo abantu bita ku bakene, imbabare, abagowe, ngo basezeranirwa abamarayika b'Imana baza bakababa iruhande. Rero ni inshingano dufite yo kwita ku bakene, kandi tutabikora bikatubyarira umuvumo, ariko twabikora bikatubera n'umugisha. Reka iyi mirongo nayo nyisome kuba twumva ibabere ubufasha. Ni Imigani 11 umurongo wa 24 kugeza 26. Haranditse ngo hari umuntu utanga kwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuwuyabagurira. Rero iyi ni imirongo dusoma irimo amasezerano badusomeye n'Imigani 19:17. Zaburi 41 umurongo wa 1 haranditse ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago, Uwiteka azamurinda mukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Mu by'ukuri kwita ku bakene
turabitegekwa, tutabikora icyo kora tukazahanwa, wabikora ubikunze ukazagororerwa. Imigani 21:13, uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka kandi ntazumvwa. Mbibutsa aho twahereye mu kuva 22 umurongo wa 21 muzageze 24, kugeza ubwo Imana biyibabaza iravuga ngo nugira icyo uhemukira imfubyi ukagira icyo uhemukira uwo mupfakazi akantakira, nanjye nzakwica. Nawe umugore wawe ab'imfubyi n'abana ab'umupfakazi, abana b'imfubyi bumva uko bimera. Ubwo ni mu byumve ko Imana ifitiye ifuhe abakene, ifitiye ifu y'imfubyi, abapfakazi, izo mpunzi. Yewe no muri Obadiya hari aho yatangaje igihano ku bantu ngo bajyaga mu marembo ngo bakahategera impunzi ngo bazice. Birayirakaza, birayibabaza, irabivuga, ibigira ibintu biri special, ibyandika ngo izo mpunzi mwateze ngo muzi. Kwica muri rusange ni bibi, ariko noneho gutega n'impunzi, guhemuka ni bibi, noneho guhemukira umukene, imfubyi n'umupfakazi, kubafasha birimo umugisha, kutabitaho birimo umuvumo. Ni inshingano twahawe n'Imana kubitaho muri iki gihe cya none. Utabikora idini urimo akaba ari baringa. Murakoze. Ngiyo dini ni igishushanyo cy'idini. Nabonye mwene data byiza hari icyo ashaka kongeraho, reka tumuhe umwanya, ni karibu. murakoze cyane kuri iyi ngingo yo kwita ku bakene muri iki gihe cyacu. Nk'uko mwene data bivuze, mu bimenyetso biranga idini y'ukuri muri iki cyigisho cy'umurimo w'ubugiraneza ku rupapuro rwa 24, iri ni idini ritunganye. Niko handitse. Ubusobanuro bw'idini ritunganye. Idini ritunganye ni iki? Kristo yatubwiye ko idini ritunganye ari ukugira impuhwe, kugira imbabazi n'urukundo mu rugo, mu itorero no mu isi. Iyo niyo dini ikwiriye kwigishwa abana, kandi niyo ngingo nyayo. Bigishe ko badakwiye kwirengagiza kwerekeza ibitekerezo kuri bo ubwabo gusa, ahubwo ko igihe hari umuntu ukennye kandi ubabaye, aho gukorera umurimo w'ibwirizabutumwa haba habonetse. Amen. Burya umurimo ikiraka, ngo iyo twahuye n'umuntu ukennye, umuntu urwaye, umuntu ubabaye, ikiraka cy'umukozi w'Imana kiba cyabonetse. Agomba kumva ko ubwo yabonye akazi ko atabaye umushomeri. Imana iba yatanze akazi. Niyo mpamvu rero guhura n'umukene, guhura n'ubabaye, ku muntu uri mu mwuka w'Imana nta byivovotera ngo yumve yakwepanyure hirya, ahubwo aravuga ati ubwo Imana yemeye ko mubona, ubwo ni umurimo yampaye. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi. Iryo somo baridusomeye. Ibikorwa byiza nizo mbuto Yesu ashaka ko twera, tukera amagambo meza, ibikorwa by'ubugiraneza byo kwita ku bakene batagira kivurira n'abari mu makuba. Igihe imitima igiriye impuhwe, imitima iremerewe no kwiheba n'agahinda, igihe amaboko atanga agaha abatagira kivurira, igihe abambaye ubusa bahabwa imyambaro, abasuhuke bagahabwa intebe mu cyumba cy'uruganiriro, bagahabwa n'umwanya mu mutima wawe. Abamarayika baraza bakabegera, maze imbaraga yo mu ijuru igatanga ibisubizo, igakora. Imbaraga yo mu ijuru itanga ibisubizo, igakora. Iyo ubakiriye abo bakene mu ruganiriro, ni muri saro yawe, ngo no mu mutima, ngo n'abamarayika baje baza bakaguha ibisubizo by'ibibazo nawe wari ufite. Kuko burya ngo iyo wakiriye abo bari hanyuma y'abandi, Yesu abara ko ari abamarayika bagezeho ukanabakira. Niyo mpamvu rero hirya niho yongeye avuga irindi jambo naryo, reka ndisome. Baranditse ngo ni umugambi w'Imana ko umukire n'umukene bahurizwa hamwe n'imirunga y'impuhwe no gufashanya. Imana idusaba kwita ku bari mu bibazo, kwita kuri buri kibazo kijyanye n'imibabaro n'ubukene tuzabasha kumenya. Tugatekereze ko gufasha abantu bababaye bitesha agaciro icyubahiro cyawe. Ntabwo bigutesha agaciro, nta nubwo bikugabanyiriza agaciro, ahubwo bituma imbere y'Imana nawe uba uw'agaciro. Murakoze cyane. Numva rwose iyi ngingo irasobanutse. Ni ukuvuga ngo nta wavuga ko atazafasha abakene, kandi nta wavuga ko akora Imana adafasha abakene, ahubwo natwe turabitegetswe. Nubwo umuntu yaba akennye, ngo muri bwa bukene bwe agomba nanone gufasha abakene. Niyo mpamvu ahubwo handi mu Bakorinto ba 2:8, ba bandi b'i Makedoniya na Akaya bafashije abakene b'i Yerusalemu,
haranditse ngo bakigeragezwa n'amakuba menshi n'ubukene, yego ngo uwo mubabaro wabo ngo nabo barikandakanze nabo bagirira neza barushije kuramuka, nabo bari bakenye, ngo bakora n'ibyo n'ibirenze ibyo tutatekereza twatekerezaga ko bakora. ko bakora. Murakoze cyane bantu b'Imana, reka twimuke ku ngingo isoza, nubwo nayo isa naho ifite amagambo turaza kubonamo kandi yadufasha muri iki kiganiro cyacu, mbese ko muri ababwirizabutumwa mugendagenda hirya no hino, iyi ngingo yo gufasha abakene ifashwe ite mu madini? Mbese amadini yose muzi ko ubu isi imaze kugira amadini menshi, yamwe yavuka buri munsi, iyi ngingo bayitaho bo bakora bate, ifashwe ite? Ngaho ndumva Emmanuel watubanziriza ukatubwira mu madini byaba byifashe bite. Ese iyi ngingo nabo barayikora nka Yesu, bagera ikirenge muke, cyangwa bateye Yesu umugongo? Murakoze. Murakoze ku kibazo cyiza. Gusa abazi imiterere y'amadini ni nkaho nakakubwiye ngo nawe ntukagire abazi ibyo ureba, ariko ku batwumva badukurikiye, iyi ngingo ntabwo yitaweho. Ndavugamo utuntu tugera muri dutatu. Akambere ni uko abayobozi b'amadini muri rusange bakunda amafaranga, icyubahiro no gukomera kuruta gukunda imitima batumweho. Ikindi, amadini asa n'ayabanje yarikungahaje, arakira, aragwiza ku buryo avuka yose si inyota yo kwamamaza ubuntu bwa Kirisito, ahubwo avuka ashishikajwe no kugera ku bandi babatanze ubukire no gukomera. Ku bw'ibyo rero njye navuga ngo ntabwo iyi ngingo yitaweho, kandi iyi ngingo niyo ikubiyemo umugisha, iyi ngingo niyo butumwa, iyi ngingo ubundi Imana ni urukundo, niko Bibiliya ivuze. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Tugasoma mu bitabo birimo no kugana Yesu, ngo igihe Yesu yazaga mu isi, kuko Imana itari ihari, ngo haciye n'utunsi abantu barayibagiwe, ngo yaraje aje kongera kugaragaza ishusho y'Imana isa n'iyibagiranye. Kandi koko arabikora, aragabura, arahumura, aravura, arazura, asonza atanze n'ubugingo bwe kugira ngo b'incungu ya benshi. Abaye agiye mu ijuru adusiga ku isi. Abakorinto ba 2:5-20 nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, dusabwa gukora icyo yakoze igihe yari ku isi. Abasoma mu mwuka abahanuzi byanditse mu gitabo bita Testimonies to Ministers, urupapuro rw'173, ahanditse ngo icyo Kristo yari cyo mu muntu bwe butunganye hano ku isi, nicyo natwe dusabwa kuba cyo. Ku bw'ibyo rero uroye uko abantu bifashe mu myizerere ya none, umukene ntabwo yitaweho, ahubwo biri kujya kuba nk'ibyabaye mu gihe cy'abafarisayo. Muzasoma Yesaya 10 uhere ku murongo wa mbere, Yesaya igice cya 10 uhere ku murongo wa mbere, ngo abafarisayo iyi ngingo nabo, umutungo, icya 10, ubufasha, ibyabo byajyaga kubafasha kubahiriza iri tegeko ryo gufasha abakene, ngo bashinze andi mategeko. Imana irababwira ngo bazabona ishyano abategeka amategeko yo guca urwa kibera, n'abanditsi bandikira ibigoramye, kugira ngo birengagize abakene, badaca urubanza rwabo, bagahuguza abatindi bo mu bantu banjye, n'abapfakazi bakaba umunyago wabo, kandi imfubyi bazigira umuhigo wabo. Ngo bategeka amategeko ariko yo gukandamiza aba bantu tuvuze. Ibyo byariho n'uyu munsi biriho. Ndongera nsome, nicyo cyatumye hagomba kubaho ubutumwa muri Ezekiyeli igice cya 34, umurongo uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, bavuga ngo abungeri ba Isirayeli ngo bimenye ubwabo, babagize ibyibushye, bambara ubwoya bw'izabumeze. Mbese ubwo bakunda ukize, bemera uzanye, umwizera n'uwabahaye, nk'uko byanditse muri Mika 3:5, ngo bajya bavuga iby'amahoro, hari ugize icyo ashyira mu kanwa kabo, ngo kandi utagize icyo bashyira mu kanwa bakitegura kumurwanya. Umukene we ntiyitaweho, ariko hahanurwa ko
3:4-10. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kongera kubabera ibyo kurya. Ubu abizera ni rasiyo y'abayobozi mu idini, ariko ubutumwa bugambiriye, niyo mpamvu iki kiganiro cyanabayeho, ni ukongera kubakangura ngo mukorere Imana. Mukorere Imana, mwikorere ibindi mwabeshywe ko muri gukorera Imana. Rero mu madini iyi ngingo ntirimo, kandi byabahombeje n'umugisha. Nawo ndawusoma, ni Yesaya 5:8. Cyane mbwire abantu bajya biyiriza n'ubusa bagasenga, nubwo wasenga itaka rigatukura. Aha muhumve, ndetse barabaza bati, mbese ni iki gituma twiriza ubusa ntubyiteho? Igituma twiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo, akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo ni byo wita kwiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza, Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Rero mu madini gufasha umukene ntibigihawe agaciro, kandi biracyari itegeko. Yenda mbere yuko mwene data yongeraho, kansoma iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, urupapuro rwa 85 kugeza na 4 kugeza na 5. Haranditse ngo ibikorwa byiza nibyo mbuto Kristo dusaba kwera, ari byo magambo n'ibikorwa by'ubugiraneza, kwita ku bakene, ku batagira shinge na rugero, no ku bababaye. Iyo imitima igiriye impuhwe imitima iremerejwe no gucika intege n'agahinda, igihe ikiganza kiramburiwe abatishoboye, iyo abatagira imyambaro bambitswe, igihe umusuhuke yakiriwe mu rugo rwanyu, kandi imitima yanyu imwishimiye, abamarayika barabegera cyane, ijuru rikumvikanisha indirimbo z'umunezero. Ubwo rero mu madini ya none muri rusange, nabakebura nti ngaho, niba koko turi gukorera Kristo, nimureke izo ndirimbo z'umunezero zongere zumvikane mu bantu bitewe n'ibikorwa mwakoze. Wari uzi ko bitewe n'uko icyo kintu cyabuze ari imboneka rimwe, n'ugerageje kubikora kuko abakozi cy'imboneka rimwe, mbese hano hanze bajya bavuga ngo abaye umusitari. Umuntu ajya ajyana imifuka 4 y'impungure agiye gufasha impunzi, akajyana n'abanyamakuru arahemba nka 200 ngo babyamamaze, mbese batangaze ko yakoze. Nta kadasanzwe, nta cyamubuza kujyana abanyamakuru ngo bamenye ko yakoze ikidasanzwe. Yaba aratanga imifuka 100 y'umuceri, bikazaca no kuri televiziyo nk'8 ngo babone ko yakoze. Nta kijegera nk'idebe ririmo ubusa. Ababitumwe ntibajya bivuga uko. Ni ingingo yibagiranye, kuko rero batayigira ako bakoze nyine baravuga batetse kakando kazamenyekana gate ko nakoze agashya, kuko ntibajya babikora. Ariko nongere mbwire n'abantu ku giti cyabo, mu gitabo cy'Ibamye by'itora umuzingo wa 2 Igifaransa, ni icyigisho cya 73 cyitwa Les Souhaits des Orphelins, kwita ku mfubyi. Baranditse sindasoma ngo buri muryango wose wagize umugisha ukabuhiriwe, ufite aho utuye n'ibyo urya n'aho urara, ngo abo bagabo n'abo bagore Imana yabagize base na ba nyina b'izo mfubyi, ngo nibabazane mu ngo zabo,
ngo nimuzane izo ncike zitakigira abazitaho ngo nizize mu ngo zanyu. Baranandika ngo ntimugatangare ngo abo bana bitewe n'uko batanarezwe ngo hari igihe ari abanyamico mibi. Se bari kuyikura hehe ko ahubwo naho bagerageje ko nta wabareze nta wabitayo nta rukundo babonye, ngo nibagera iwanyu iyo mico mibi ikavundura ngo muzana bafate nk'uko mwafata abana banyu ariko babaye, ariko nimubazane mu ngo zanyu kuko mu madini nk'uko wakibajije ibyo ntabwo bibamo. murakoze cyane. Mu by'ukuri iyi ngingo niyo kuvugwaho ndetse igahora ivugwaho, kuko icyo ababwirizabutumwa baba bagambiriye ni ukugira ngo bahugure buri muntu wese. Pawulo niwe wavuze ngo ndahugura buri mwe wese muri mwe ndira. Hari n'abo yasuraga nijoro ariko ari kubahugura, ari kubigisha ngo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri rero reka tubaze mwene data, se wowe iyi ngingo hari icyo wakongeraho uburyo byifashe mu madini, ingingo yo kudafasha abakene? murakoze cyane. Turagira icyo twongeraho kuko biragutse birahari. Mu by'ukuri iyi ngingo mu madini ntayihari, niyo mpamvu n'ubugorozi bunakenerwa. Mu mpamvu zituma n'ubugorozi bunakenerwa ni uko n'iyi ngingo yo gufasha abakene yirengagijwe. Yesu ngo igihe yazaga ku isi nawe yashyizeho itorero rikora imirimo myiza nk'uko twabyize, ariko yasanze idini y'abayuda, yasanze itorero idini y'abayuda umurimo w'ubugiraneza, umurimo wo kwita ku bakene ngo bimeze nk'ukuboko kwanyunyutse bitagikorwa. Niyo mpamvu wenda ndatanga urugero. Igihe kimwe ngo igihe Yesu yinjiraga mu rusengero mu gihe cya Pasika, yasanze ubundi mu materaniro ya Pasika abantu barazaga baturutse hirya no hino mu mpande z'igihugu baje i Yerusalemu, ngo babaga bazanye ibitambo byo gutamba, bazanye amaturo bari buture, ariko umugambi watumye Imana ibishyiraho iyo gahunda abatambyi bawuvuyeho, basigara ahubwo barabigize urucuruzo, basigara barashatse inyungu mu byo abizera batanga. Ubwo rero gushinga idini bisa naho ari nko kubona iduka ryo gukoreramo, bisa naho ari kubona akazi ko kuguhemba. Niyo mpamvu no mu madini ya none ariko biri, abantu bashinga amadini ari inzira zo kugira ngo babone bashakemo imibereho. Urumva rero ntabwo bagira uwo mutima wikunda ngo nimara bibuke n'abandi. Ndagerageza kubisoma wenda makeya mu bifuzwa ibihe byose 116, ngo abatambyi bari barigishije ubwoko bw'abayuda ku Yerusalemu ariho abantu bagombaga gusengera Imana. Mu cyumweru cya Pasika abantu benshi cyane bo mu bihande byose bya Palesitina ndetse n'abaturutse mu bihugu bya kure barahazaga. Abantu b'uruvange buzuraga mu bikari by'urusengero. Ku bantu batashoboraga kuzana amatungo yo gutamba ibitambo byasuraga igitambo gikuru, amaturo y'ibitambo bayaguraga mu gikari mu kibuga cy'urusengero. Aho niho bateraniraga ngo bashaka amaturo. Bahavungiraga amafaranga ngo babone y'ubuturo bwera. Buri Mwisirayeli wese buri mwaka yagombaga gutura 1/2 cya shekeli. Hepfo baravuze ngo amafaranga yose y'amanyamahanga yagombaga kuvunjwamo shekeli y'ubuturo bwera, kuko ariyo yemerwaga mu murimo wera. Kubera ko mu kuvunja habagamo ubujura n'uburyarya, kuvunjisha wari warabaye umwuga w'urukozasoni, nibyo byari byarabaye isoko y'indamu ku batambyi. Urumva bashyizeho gahunda yo kuvunjisha, bayishyiramo uburiganya no gucuruza amatungo kugira ngo abaturutse kure mu birere bya kure bagurire amatungo yabo aho hafi, maze bakabahenda. Ngo bajyaga bagira inama n'abacuruzi ngo bakavuga ngo muzabigure kuri make mu misozi wanyu, mubizane mubigurishe mubahenze, ngo turabigisha ku buryo turi bubatere ubwoba, ku buryo ntawe uri butaha atagize icyo ataguze, maze ngo inyungu bakazigabana. Ngo abacuruzi bacaga amafaranga y'ikirenga ku matungo bagurishaga, maze inyungu bakazigabana n'abatambyi n'abakuru. Uko niko bikungahazaga bikomotse muri rubanda. Bigishaga bizera ko nibadatamba ibitambo imigisha y'Imana itazabageraho bo n'abana babo ndetse n'imirima yabo. Ubwo rero kukubwira ngo urataha nta mugisha mu murima, nta mugisha ku bana, byari ngombwa ngo wikarakare ugure. Ni muri ubwo buryo bashoboraga kuzamura ibiciro by'amatungo yo gutamba, kuko abantu babaga bavuye kure cyane bakaba batari busubireyo batarangije gukora umuhango wo gusenga wabaga wabazanye. Hepfo rero
nk'abahagarariye imana muri rubanda abatambyi n'abakuru bagombaga gucaha ibibi byakorwaga mu bikari by'urusengero no guha abantu icyitegererezo cyo kubaha no kubonera ndetse no kugira impuhwe mu cyimbo cyo kwishakira inyungu zabo. Bari bakwiye kwiga uburyo n'imibereho y'abantu maze bakabona uko batabara abadafite ukuntu bakwibonera ibitambo bisabwa mu gutamba. Iyo abatambyi bagira umwuka w'imana bari kujya bafasha uwakibuze, bari kujya bareba uwakibuze udafite uburyo bakamwigaho bakamushakira igitambo. Ahubwo birengagije inshingano yabo kubera ko ubugugu bwari bwaranangiye imitima yabo. Buryo umuntu yikunda rero n'amaso y'imbabazi ntiyayabona, ntibarebaga ubabaye. Mu minsi mikuru hazagamwe abantu b'imbabazi b'abakene n'indembe ziri mu kaga. Aho habaga hari impumyi, ibimuga, ibipfamatwi, abandi ndetse babaga babahetse mu ngobyi ku mariri yabo kugira ngo baze muri ayo materaniro. Ndetse habaga n'abantu b'abatindi nyakuye batashoboraga no kuba bakwibonera ituro ryo gutura Uwiteka, naho ryaba ari rito hanyuma y'ayandi, ahubwo batanafite n'icyo kurya. Uretse no kubona ituro n'icyo ari burya ntacyo yari afite. Imvugo y'abatambyi yabahagarikaga umutima, yayindi ivuga ngo ntabwo ari bubabarirwe, nta mugisha ari bubone ku bana, nta mugisha mu murima. Abatambyi barataga gukiranuka kwabo, bakiyita abarinzi bw'ubwoko bw'Imana, nyamara ntibarangwagamo urukundo cyangwa impuhwe. Nubwo abakene n'abarwayi b'indembe babaganyiraga, byabaga ari iby'ubusa. Umutima wabo batambyi ntiwabashaga kugira impuhwe ububabare ubwo ari bwo bwose. Noneho ngo Yesu yinjire mu rusengero, amaso yitegereza ibyo bintu mu kanya gato. Yesu arabireba, yinjira mu rusengero, areba babakene, areba za ndushyi, areba za mpumyi, areba abarwayi, areba abatambyi bari kubaca intege. Abona iyo micururize irimo uburiganya, abona akaga abakene barimo kuko bibwiraga ko batabasha kubona imbabazi z'ibyaha byabo batabaye igitambo gihesheje amaraso. Yibonera uburyo igikari cy'urusengero cyabaye iguriro ry'ahantu handuye, naho inyubako yari yarahindutse aho kuvunjira. Yesu yitegereza ibigomba kugororwa. Amen. Yari umugorozi. Yesu aba umugorozi rero. Arebye ibyo abona hakenewe ubugorozi. Kuri. Erega niyo mpamvu ubutumwa bwiza nk'ubu bunakenewe no muri kino gihe. Kuko ibyo birahari. Nuko niho yabirebye, ndetse ngo abona na nyuma ye. Reka nsome, agira iyerekwa nawe. Abona ibizakurikiraho nyuma ye guhera igihe yari arimo mu byumve. areba mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu imihango myinshi itegekwa abantu, itegekwa rubanda nta busobanuro butangwa ngo bamenyeshwe icyo bishatse kuvuga. Batambaga ibitambo badasobanukiwe n'igitambo nyakuri. Nuko hepfo Kristo ahagaze ku nkomanizo z'urusengero, aritegereza n'indoro icengera cyane, maze areba ibirimo bikorerwa imbere ye. Amaso ya gihanuzi ayahanga hazaza. Ubwo ni kino gihe cyacu yabonye. Ibihe byose binyuzwa imbere ye. Agaragarizwa uburyo abatambyi n'abategeka batazita ku bakene, kandi ko bazabuza ubutumwa bwiza kugera ku bantu babukeneye. Yibonera uburyo bazatwikira urukundo rw'Imana ngo abanyabyaha batarubona, n'uburyo bazagurisha ubuntu bwe. Trafique de la grâce. Abona ukuntu ubuntu bw'Imana abantu bazabugurisha, bakajya bagura imbabazi batanze amafaranga, bakagura ubuntu bwe, kandi ibyo biriho. Nuko agihanze amaso ibyo bintu, mu maso huzura umubabaro, ubutware n'imbaraga, atera abantu bose kumuhanga amaso. Nuko abacuruzaga baramwitegereza, ntabwo babashije kubona aho bihisha mu maso. Ariko icyo mwumvise ni uko yabonye mu gihe kizaza abantu bazacuruza ubuntu bwe. Murakoze cyane. Kandi mu by'ukuri ibyo biriho, nibyo biriho mu madini. Abantu baracuruza ubuntu bw'Imana. Hari n'aho uja muri ibi bihugu biduturanye ugasanga bashize ku nsengero tarifu. Ni ukuvuga ngo ni isengesho ry'ibihumbi 10, ni isengesho ry'ibihumbi 5. Mbese ukajyayo uzi ko urabonana n'umukuru w'idini n'umuhanuzi utanze amafaranga. Nabonye mwene data afite hari kandi ntabwo wasoza tutavuze aka kantu. Mu madini ntabwo bafasha abakene. Ntabwo babafasha. Binaramutse bibaye nyine ni iby'imboneka rimwe, niyo mpamvu bavuze ihembe ngo byamamare. Nibutse uyu murongo wo muri Zekariya 11:4 kugeza 5, ndetse n'umurongo wa 16. Ariko ndawuvuga mvuze ibi bikurikira. Murabona mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, Yesu yaratwereye kuri Yohana 2.
ngo atwerere intangwe 6, buri ntangwe imwe ijyamo uducuro 3 niba ari utujerekani ariko ntibijya kuba nk'ibyo ngibyo. Noneho ubu abayobozi b'idini bari mu cyimbo cye aho kugira ngo atwerere ubukwe ahubwo babwira ko hari abasezeranya bayamuhaye. Ubu kumva ko biri kugenda biraba ikinyuranye. Njya mbona muri ya madini umuntu ari pasitori atari n'umudiyakoni ari we wifatiye agaseke ari guturisha, none akagera abwira abizera bari gutura ngo nimuzane ubwo bukene ngo mubushyire hano. Urumva ukenye yakira yenda akoze akabona umugisha uvuye ku Mana, yakira umuhaye agashoro akabona umugisha uvuye ku Mana. None bari kubwira n'umukene ngo nazana n'utwo yari afite akabahereza ngo nibwo araba akiza ubukene. None iyo formule iba hehe? Uko umukene yakira ubukene n'utwo yari afite adushyira umuyobozi w'idini ukize. Ubwo rero niho uyu murongo ungarutseho, Uwiteka Imana yanjye iravuga iti ndagira ubushyo bw'imbagwa, bene zo nibo bazica, bakibwira ko nta bicumuro bafite, kandi abazitunda bakavuga bati Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire, kandi abashumba bazo ntibazibabariye. Intama aho kuziruhira ngo uvunike, ahubwo abantu basigaye babona intama bavuga ngo Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire. Abafite indimi z'amahanga mu gifaransa baravuze ngo sekire zachete et sekire vende, mbese harimo abazirangura n'abazidandaza n'abazicuruza. Kwita ku mukumbi, kwita ku bizera biravuna bikarushya. Formule ukoresha we bikakorohera ahubwo bikagukiza, ni ikimenyetso cy'uko udafasha abakene. Umurongo wa 16, burya umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma bose babaho barahanuwe. Dore nzahagurutsa umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye, kandi ntazashaka izatatanye, izivunitse ntazazunga, n'inzima ntazaziragira, ahubwo azajya inyama zizibyibushye ndetse azaguguna n'inzara zazo. Ngewe uyu murongo njya nkutekereza iyo mbonye muri Matayo 25:31 twasomewe ko abo Yesu azajyana mu ijuru nk'abamukoreye ari abagemuriye mu bitaro, ari abagemuriye gereza ngo izo mbabare zirimo zibone icyo zirya. None ubu dufite amadini ajya kwigisha mu bitaro, akigisha no muri gereza, akavamo aturishije. Ubwo se niba atari ukurya inzara zazo ni ibindi biki? Kandi rero muri makeya ntabwo amadini ari hano hanze ingingo yitwa gufasha umukene ntabwo ayizi, cyangwa yize gato cyane, kandi niwo murimo niko kuri gushyizwe mu bikorwa. Murakoze cyane, ariko binarababaje rwose. Hari ahantu ndi kwibuka, ndi gushaka kwibuka, wenda mwene data arahatwibutsa, uko byose ni muri Matayo 23 hari nko ku murongo wa 14 araza kuhadusomera ngo abafarisayo ngo bazabona ishano ngo kuko barya ingo z'abapfakazi z'imfubyi n'abapfakazi. Musome iryo somo. Ni Matayo 23 umurongo wa 14 ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amashengesho y'urudaca muryarya, nicyo gituma muzakirwaho iteka riruta iry'ayandi. Urumva kurya urugo rw'umupfakazi maze ukamusengera amasengesho menshi, kumubwira uti zanana na ya modoka, zanana ka gasambu, zanana wa mwenda, tugurire pasitori imodoka, turagusengera ubona umugisha. Mu by'ukuri amasengesho y'urudaca ari kuvugwa, ariko ngo abantu bari kurya imfubyi n'abapfakazi. Ni ikibazo gikomeye abantu b'Imana. Mu by'ukuri tubonye ko mu madini iyi ngingo yirengagijwe, kandi abantu bari mu buyobe bumeze butyo. Benshi bari kuvuga ko bakorera Imana ariko barayobejwe. Mu by'ukuri ni ahanyu kumvira umuburo. Ndumva ngiye gutanga umwanya kubigisha bacu bombi n'abatugira ibiganiro. Ni iyihe nama mu by'ukuri nk'ababwirizabutumwa, murebye isuku imeze, mukareba uko amadini ameze, mukareba uko abakire bikungahaje bakagirira n'aba bakena benshi bakabambura amafaranga yabo, mwatanga iyihe nama? Buri wese arakivugaho asomye n'imirongo ya Bibiliya, kugira ngo uwadukurikiye uwatwumvishe amenye icyo yakora kugira ngo yirarure nawe aje mu murongo wababwiriza ubutumwa kandi bafasha abakene. Ni karibu. Murakoze.
inama twatanga ni nawo umugambi w'ikiganiro, ni uko abantu, Pawulo niwe wabwiye abantu ngo mwabikoze mutabizi. Mwabikoze mutabizi. No mu byakozwe n'intumwa 17:30 haranditse ngo iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ngo ariko uyu munsi irategeka abantu bari hose kwihana. Reka tubwire abantu ngo bujya ubushoye nabi, iyo ushoye umushinga uzagutunga ariko hanganye n'Imana. Bizinesi yawe aba ari mbi, ibivumye, iriho umwaku, iyo uri gucuruza imibabaro y'abandi. Uwarwaye ngo umusengere akaguha amafaranga. Ushaka kubatizwa ngo yibere uw'Imana, umubatiza akawugura. Ushaka kwinjirira muri korali ngo aririmbe yenda agahinda gashire, nabwo akishyura. Mbese ugasanga aho bari gukirira wafashe iryo soko warariguze urigira iryawe, bazajya babibona baguze nawe washoye nabi, kuko uzabazwa amaraso. Ubwo rero turababurira tuvuga tuti nimube Yesu mworohe, nimube intumwa ze mworohe, nimube abahanuzi bera ba kera n'abayelisa barabikoze mworohe, abantu bababonereho umugisha. Mwiba muri aba bavuzwe na Yobu 24:9 ngo hari abashikuza imfubyi ku ibere kandi bagafatira icyo umukene atunze. Mwaba muhagaze mu mwanya mubi. Imigani 11:25 twasomye kuvomera abandi azavomerwa, ariko uwimana amasaka azavumwa na rubanda. Reka tugire inama batwumva ngo niba mukorera Imana nimuyikorere nk'ibyo nayo yakoze iri gukora umurimo wayo. Nimuyikorere nk'ibyo Yesu yakoze yaje guhishura ishusho yayo. Yaragabuye, yaravuye, yarahumuye, yarahumurije, yararushye, aradupfira ngo tubone ubugingo. Urwambere rwa Yohana 3:16, iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Nuko Kristo yadukunze agatanga ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ni mu ruhira abo yaruhiye, ni mu itangira abo yitangiye, niko kugira ikirenge muke mufasha abakene. Murakoze cyane. Icyo twakongeraho natwe dushyira ku musozo, wenda ndabanza nsome n'iri somo riri muri Yeremiya 5:26 rinavuga kuri biriya twanavugaga by'ibihe turimo byo kwirengagiza abakene. Nimara nze ku nama zafasha abaduteza amatwi bose, kuko abantu banje babonetse nk'abantu babi, baca ibico nk'abategesha inyoni imitego, baratega bagafata abantu. Nk'urutanda rwuzuyemo inyoni niko amazu yabo yuzuyemo uburiganya. Nicyo cyabateye gukomera bakaba bakire. Barahonjotse, baciye umubiri, ni ukuri imirimo y'ibyaha byabo barayikabye. Kuburana ntibaburanira imfubyi kugira ngo zigubwe neza, kandi ntibacire umukene urubanza rutabera. Mbese byose nzabibahanira, niko Uwiteka abaza. Kandi ubwoko nk'ubu umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Urazi ngo ibyo bintu abantu bakomeje kuba muri ubwo buzima, Imana ntiyabibahora. Niyo mpamvu rega umuti rero ni uwuhe? Umuti ni ukumvira ubutumwa bwiza. Amen. Ubu butumwa mwumva, izi nyigisho mwumva, umuntu aramutse yakiriye ubutumwa bukamugera mu mutima akabwemera, nibwo bwahindura umutima bugatuma umukire amenya inshingano afite ku mukene, ndetse n'umukene nawe ntagirire ishyari umukire, kuko n'umukene w'umutima mubi nawe ni mubi. Kuko abakene benshi nabo iyo bagize ishyari biba bipfuye byose. Muri kino gitabo amagambo nsorezaho ni intekerezo imico n'ubumuntu cya mbere 66, ngo ubutumwa bwiza nibwo bwonyine bushobora gukiza ibibi, ari byo muvumo wa rubanda. Ubutumwa bwiza nibwo bwakiza ibibi. Yesu niwe muti rukumbi w'ibyaha n'imibabaro y'abantu. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu nibwo bwonyine bufite imbaraga yo gukiza ibibi bihindukiye rubanda umuvumo. Gukandamiza abakene kw'abakire n'urwango abakene banga abakire, byose umuzi wabyo ni ukwikunda. Kandi ushobora kurandurwa gusa binyuriye mu kugandukira Yesu. Amen. Yesu wenyine niwe ushobora kubaguranira. Ufite umutima wikunda akamuha umutima mushya ushobora gukunda. Reka abagaragu ba Kristo babwiriza ubutumwa bwiza, bafite umwuka bohererejwe n'ijuru, kandi bakore nk'uko shebuja yakoraga,
kugira ngo baheshe ikiremwamuntu umunezero. Uko umusaruro bazawugezwaho no guhesha abandi umugisha no kubitaho, ibitakorwa n'imbaraga ya kimuntu gusa. Rero ubutumwa bwiza iyo bugeze mu mutima butuma umukire adakandamiza umukene, kandi n'umukene nawe ntiyanga umukire, ntamugirire ishyari. Rero Yesu reka iyi niyo ntego, niyo nziza, nuko Yesu twamubwiriza ijambo rye rikakirwa, rigahuza imitima, maze rigatuma abakire n'abakene babana neza. Reka rero uyu murimo ubwo wibagiranye, Imana idushoboze kuwitaho no kuwuzahura mu mitima yacu no mu ibwirizabutumwa ryacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka dushimire mwese mwaduteze amatwi mugakurikirana iki kiganiro. Mu by'ukuri Imana ibafashe kugira ngo ibyo wumvise nusanga warakoraga ibinyuranyije nabyo, aho waba uri hose n'icyo waba ukora cyose uhindure. Ijambo ry'Imana rivuze ngo muhindurwe n'imiburo yanjye, nzabasukaho umwuka wanjye wera. Twese dufatanyirize hamwe kwamamaza Yesu, kuko niko mu Bakolosayi 1:28 handitse ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose. Ubwo birumvikana ko nawe uraburiwe, kandi ubwo uburiwe hakiri kare, reka twizere ko nawe utari buninire ijwi ry'Imana. Reka rero dusabe mwene data Byiza aze kudusoreza binyuze mu gusenga nk'uko twatangiye, kugira ngo dutahane umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha mwese. Murakoze. Ngaho muhe Imana icyubahiro maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi zawe byabanye natwe, tukaba tugejeje muri uyu mwanya tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ko waduhaye umwanya wo gukurikirana iki kiganiro, ari abagikurikiranye bari hirya no hino, twese uduhane imigisha nabo, kugira ngo iri jambo ryawe ubwo rimaze kutwereka ku ngingo yo kwita ku bakene, uwo mutima muri kamere muntu ntabwo tuwugira, kiretse gusa imbaraga yawe yamaze kuduhindura tukabyaga ubwa kabiri, niho buri wese yagira imbabazi akagira n'impuhwe, kandi iryo niryo torero ry'ukuri nk'uko twamaze kubyumva. Uduhe buri wese kwakira uwo mwuka wo gukunda abandi no kwita ku bamerewe nabi, maze izo mbabazi nizituzamo tukagira n'ibikorwa byo kubitaho, tuzagira n'amaherezo meza dutahe mu bwami bwawe. Amen. Ngaho bana na buri wese, kandi ushoboze buri wese umvise iri jambo kugira icyo rimumarira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.